uyu mubiri uri iwabo bene wo barawuroga, bene wo barawukeneye, bene wo barawushaka ngo bawusambanye, bene wo barawushaka ngo uture inaha uburanire imbibi, bene wo barawushaka ngo wicare muri biro ukore, ariko nubwo uwo mubiri wicaye muri biro. Kandi hari ibintu abantu bakunda kuvuga, bakavuga ngo Imana ntiyanga umunyabyaha, ngo icyo yanga ni icyaha. Reka mbabwire ngo Imana yanga umunyabyaha ndetse urunuka cyane. Imana yanga umunyabyaha ndetse urunuka. Hari abantu bagiye kuvuga ngo nta rwango igira, Imana yanga ikibi. Uburyo Imana yanga ikibi, twebwe iyo tugiye kwihanisha abantu twihanisha ababikoze, ariko Kristo siko yabigenje. Yaravuze ngo ndababwiye ngo numaze kureba uw'abandi akamwifuza nawe yagikoze. Urakoze cyane. Kubera iki? Iyo kamere isambanyije umwirabura iti kubwira ngo nshaka umuzungu, wahura n'inzobe ikakubwira ngo igikara, ahura n'ubyibushye ngo unanutse, ihora igutuma. Ni uko imera. Rero umuntu ushaka kwihana no guhinduka, umuntu ufite umwanda iyo ageze ku iriba aroga, abona ko yanduye akoga, ariko umunyamwanda. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Amen. Turabasuhuje nimugire amahoro ya Kristo Yesu. Imana ibahereze umugisha kubwo kubana natwe mu biganiro byose bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi. Ushobora kuba udukurikiye ari ubwa mbere, reka tugusabe kugira ngo ujye umenya ibiganiro twakoze buri munsi udacikanywe, reka tugusabe ukore subscribe, ariko kandi nunyurwa n'ibyo dukora twagusaba gukora share ukabisangiza abandi. Ku ijwi ni Bizimana Marcel, kuri kamera ni Jeanne Kwizera, imbere turi kumwe na mwene data Aniseti. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Imana ishimwe. Amen. Abantu tubonanye ari ubwa mbere, birashoboka ko ijwi ry'umukanguzi n'umuryango mugari kandi uvuka cyangwa ubyara buri gihe. Yego. Rero umuntu uje kuri iyi shene y'ubutumwa bwiza ari ubwa mbere yitwa ijwi ry'umukanguzi, ukangura ni Kristo. Sinzire n'umuntu utuye mu Yesu utaremera Yesu nk'umwami n'umukiza, hanyuma uwemeye Yesu nk'umwami n'umukiza yarakangutse nawe yakangura abandi. Hanyuma ukangura nyine n'uwakangutse. Ubwo twakangutse dukangura abandi. Nitwa Aniseti niyo mugabo, ndi umukristo, ni nayo mpamvu twicaye hano ngo tuganire impamvu z'ibyiringiro byacu. Imana ishimwe. Amen. Reka mbifuriza umunsi mwiza w'abakundana. Ntawubaho. Abakundana umunsi mwiza wabo ni igihe wituye ugukunda ibyo akunda, n'igihe umukoreye ibyo akunda. Naho ibi mwita se Valentine na ba Valentine, ndatekereza ko reka tubifurize nabo abawemera tubifuriza, ariko njye sinjya nizerera mu batagatifu. Ese burya bikomoka mu batagatifu? Se Valentine ni umutagatifu Valentine. Ntabwo njya nizerera mu batagatifu, nemera ko wera ari Kristo, hanyuma hakera n'uwo yejeje. Yego. Imana iguhereze umugisha. Yes, abaho umugisha namwe. Amen. Yego. Hanyuma muri iki kiganiro kugira ngo Imana ikomeze kutuyobora, reka dusabe bene data turi kumwe muri iki kiganiro. Ushobora kuba dukurikiranye uri mu mirimo itandukanye, cyangwa uri mu genda, cyangwa uri mu bindi. Reka tugusabe niba ufite uburyo bwo gutunganya umutima, hanyuma dusabe mwene data tugire imbere y'Imana dusenge. Mana data twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana yaduhamagariye muri Kristo Yesu tukitabira mu muzuko ukaduha kubaho, turagushimiye. Ni wowe utegeka ijoro kuba amanywa, utegeka izuba kurasa rikarasa, ni wowe uhindura kandi ukanyuranya kubaho kw'iminsi n'ibihe, izina ryawe nirishimwe. Uyu munsi ufite ibyo watugeneye. Mu byo watugeneye harimo kumva ijambo ryawe, niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo akanwa kacu kuzuze, ndetse imitima yacu yihindura ububiko bw'icyo ushaka kuganiriza aba bantu, kugira ngo abatwumva batwumvemo Imana ku bwa Kristo Yesu. Dusengeye abarwayi ngo bakizwe n'ijambo ry'Imana, ubabaye yishime ku bwa Kristo, n'uwishimye impamvu zo kwishima ko zibiza agakiza. Dusenze tugushima ku bwa Kristo umwami wacu none n'iteka ryose. Amen. Amen. Uhabwe umugisha n'Imana. Imana ishimwe. Anise. Karame. Imana iri mu muntu, ni mu mugambi nk'uko yari yarabigambiriye, ni umushinga w'Imana. Yego. Ariko kandi umushinga waje kugerwaho. Yego. Imana iri mu muntu yamuremye nk'uko yabishakaga, imuhereza ubudahangarwa n'ubuziranenge, kuko cyari igikorwa Imana yari yarateguye nk'uko twabivuze. Imana yaje kubigeraho. Hanyuma Imana iri mu muntu yamuremye imukunze, imurutisha ibindi biremwa byose byo mu isi. Nasomye ijambo ry'Imana, yamuhaye n'ububasha
bwo kwita ibiri mu isi amazina. Yego. Kandi koko uko umuntu yise icyo kintu nta niko cyabaye ni kugira nako ngo imana igihamagara. Imana ishimwe. Uyu muntu rero umaze kuremwa n'Imana imaze kumushyira aho ngaho, nasomye ijambo ry'Imana rimbwira ko Imana yajyaga isura uwo muntu. Yego. Bakagirana ikiganiro ikamusura, yamureba ikabona ni ikiremwa cyiza ikacyishimira. Igihe cyaje kugera rero umuntu yikura mu mugambi w'Imana kuko yanze kumvira iby'Imana yari yamusabye, yumvira umubi. Amaze kumvira umubi, ndavuga Adamu na Eva, bisohora mu mugambi w'Imana, bwa bwiza Imana yari yabahaye barabutakaza. Bamaze kubutakaza bava imbere y'Imana, ariko bavuye imbere y'Imana bahavana imbabazi. Yego, bahavuye bamaze gucumura, ariko bamaze kugenda bahavana imbabazi. Yego. Hanyuma Kayini na Abeli, turabizi neza amakuru yabo, turayazi, twasomye amateka yabo, bari abavandimwe, ariko Kayini aje kwica umuvandimwe. Amaze kwica umuvandimwe ava imbere y'Imana we ari igicibwa, avumwe. Umuntu w'Imana rero muri iyi minsi, yego, reka tuve kwa Aburahamu, reka tuve kwa Kayini, tuve no kwa Adamu na Eva, hanyuma turebe umuntu w'Imana muri ino minsi. Umuntu wamaze kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, hari impinduka zigenda zimubaho kandi kuko bikagaragara. Ariko reka mvuge ngo wa mubi wasuye umuntu muri Edeni, n'uyu munsi umuntu w'Imana umubi ntabwo amuba kure. Yego. N'ubundi aracyamugenza kugira ngo amurwanye. Uyu muntu w'Imana biracyashoboka ko umuntu ashobora kuva imbere y'Imana ameze nka Kayini, cyangwa yava imbere y'Imana ameze nka Adamu na Eva. Ntabwo uyu munsi, urakoze, reka tubihere aho wari ubihereye. Imana irema Adamu na Eva yabategekeye imibereho bagomba kubaho. Yego. Ubusanzwe imibereho Imana yagennye kuri twe niko gukiranuka kwayo kuri twe. Iyo tubayeho mu bushake bw'Imana nibwo tuba dukiranutse ku Mana. Kabone n'iyo twaba tudatunze ibyo twebwe dushaka gutunga, cyane ko uko umuntu ashaka kumera ni uko yabonye undi ameze. Rero Imana ntishaka ko tumera nk'abandi. Yego. Ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mwe kugenda uko mutari. Yego. Ni iki gituma tugenda uko tutari? Ni uko tuba turi kwigana abameze nk'uko dushaka kumera. Yego. Imana irema umuntu yamuremye mu ishusho yayo. Kandi ishusho y'Imana mbibutse ko atari itaka. Ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo bwaturutse mu mwuka yahumekeye mu muntu. Noneho iyo shusho y'Imana yari iyo mitekerereze. Yego. Umuntu ahabwa uburenganzira bwo kugenzura imitekerereze ye, ko Bibiliya iratubwira ngo Adamu amaze kuremwa yahawe ubutware, autorite, bwo gutegeka no kuyobora ibiri mu isi. Yego. Gutegeka isi no kuyobora ibiri mu isi. Nk'uko bivuze yabyise amazina. Iki kintu maze iminsi gitekerejeho, umuntu afite imbaraga nyinshi cyane. Kuko umuntu atuma Imana ivuga. Yego. Umuntu agatuma Imana ikora. Nta wundi muntu Imana ivuga, nta kindi Imana ivugana nacyo. Imana ntivugana n'inyamaswa, ntizigenderera, sibyo. Imirimo Imana yategekeye inyamaswa ihoraho. Yego. Ariko umwana w'umuntu aganira n'Imana, agirana communication n'Imana, kuko niwe waremwe mu ishusho. Yego. Rero iyo shusho yo ubwayo ni ubwere, ni agakiza k'Imana, ni imitekerereze y'Imana. Umubi wise umubi, Satani asura Eva mu ishusho y'inzoka, Eva agasoroma ku giti. Hari abantu bakomplayininga bavuga ngo si igiti. Niba ibyanditswe byaravuze gutyo nimubyemere gutyo, kuko ni byinshi mwemera ni mu byanditswe. N'ubundi bindi ntibyabaye muhari. Ubwo bitabaye muhari mukemera inyandiko, n'ubundi mwe guhinyura ibyanditswe. Imana imuha kuyobora, plutôt Eva ayobejwe na ya nzoka arya ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Abize shimi icyo cyo bashobora kutakidiskitaho, ko barabizi ko hari ibyo kurya umuntu arya agasara. Yego. None se kuki tuvuga ngo hari ibyo kunywa umuntu anywa ubwenge bukayoba? Ibiyobyabwenge. Birumvikana rero niba hari icyayobya ubwenge, hari n'icyatuma ubwenge bukanguka bukaba normal. Ibyo birahari byose bikangura ubwenge, bituma IQ y'umuntu ikura, sibyo. Ibyo byose birahari. Niba rero shimi ibigaragaza, spirituellement byaranavuzwe mbere yuko shimi iza, kuko umwuka wabayeho mbere y'ubumenyi. Yego. Yego. Ni ukuvuga ngo rero tubyubahe gutyo.
eva arya ku giti. Muzi ikitangaje, eva arya ku giti ntiyahise yambara ubusa, kuko eva ntiyari yabujijwe kurya ku giti. ntabwo yahise yambara ubusa. Eva ntiyabujijwe kurya ku giti, ahubwo Adamu ariye ku giti kuko yayoboraga. Byari bisobanuye ngo nunyobora mpumye nanjye nzaba mpumye. Yahise yambura ubusa. Ubwiza bw'Imana, bwa bwere bw'Imana ntabwo ari umwenda wamuvuyemo, ni icyubahiro cyakingaga ubwambure bwe. Noneho nawe ubwe ntabwo yari yiyizi ko ateye nabi, ntabwo yari azi ko yambaye umubiri umeze kuriya. Imana yari yarawuhishishije ubwiza bw'Imana, yarabutwikirije ubwiza bw'Imana, aricyo twita ishusho. Noneho ishusho y'Imana niyo yavuye kuri Adamu. Adamu asigara asa nk'uko yabumbwe mu itaka se. Arabimenya buretse gato mbere yo kubimenya, ahubwo reka tuvuge ngo yabaye nk'uhishuwe. Ubwiza bw'Imana bwari kumuriho. Mwibuke abantu mwasomye Bibiliya, umwuka wera abwira Mariya ngo uzasama inda. Yaramubwiye ngo umwuka w'Imana azaza, imbaraga y'Imana izagukingiriza. Uko gukingirizwa rero na Adamu yari akingirijwe n'ubwiza bw'Imana. Bumuvuyeho yibona ari Adamu wo muri cya gitaka, ari we wa none. Rero ahantu nashakaga kubisobanuza ibyanditswe byera, icyo wari ubajije ngo umuntu yongeye kuva mu bwiza bw'Imana yasohokana imbabazi cyangwa yagenda aciwe nka Kayini. Uyu munsi ntabwo dufite ubwiza bw'Imana bw'itangiriro bwo muri Adamu, ahubwo dufite Kristo muri twebwe, dutegereje kuzahindurwa ngo dusubirane ubuzima Adamu yatakarije muri Edeni. Twebwe ubwiza bw'Imana dufite buri mu kwizera, ntabwo buri fizikali, ntibugaragara. Ariko Adamu yari mwiza mu Mana atabiheshejwe no kwizera, ahubwo abiheshejwe nuko ariyo naturel. Niwe muntu wari natural, niko yari aremwe. Noneho rero twebwe iyo ducumuye, igicumuro cyacu ntabwo gihera mu mirimo, gihera mu mitekerereze. Kandi noneho kwa kwera kw'Imana dutunze ntabwo kuri mu bigaragara, kuri mu mitekerereze, kuri mu myemerere. Noneho igicumuro iyo kiri kubamo ni produit, iyo kirimo kiproduza kigiye kuba igicumuro cyangwa kuba icyaha, kirabanza kikica umuntu w'imbere, wa muntu wacu w'imbere. Wa muntu wacu w'imbere yari gupfa rero, yisohora mu migambi y'Imana, yikura mu kwera kw'Imana. Niyo mpamvu mujya musoma Bibiliya ivuga ngo umwana w'Imana ntakora icyaha. Kandi nyamara ugasanga hari umuntu wagikoze anizera. Kubera iki? Nta muntu ukorera icyaha mu bumana, ahubwo igihe wowe uri kugitunganya kirimo kiproduza, wowe ubwawe uri gutera intambwe ihunga Imana. watangiye kuvaho Imana iri. Watangiye kuvaho Imana iri. Noneho nuvaho Imana iri nta mwambaro, kuko uyu munsi umwambaro twambara ni agakiza. Cya gihe Adamu na Eva icyatumye basohokana umwambaro w'imbabazi, Imana ntiyabemereye ko bajyana urupfu rw'iteka, ahubwo yabashakiye igitambo cyashushanyaga ko tuzacungurwa ari Kristo Yesu. Uyu munsi rero Imana ntiduha ikindi gitambo, ahubwo twebwe tuba ducumuye kuri Kristo wadutambiwe. Iyo ducumuye kuri Kristo wadutambiwe rero dusohoka turi ibivume. Niyo mpamvu abantu bajya bavuga ngo Imana ntiyakubyara none gweje kubyaruke. Kwera kw'Imana niyo sano tugirana n'Imana. Umuntu utejejwe, Bibiliya iravuga ngo ntazabona Imana. Niba utazayibona rero nturi uwayo. Kandi hari ibintu abantu bakunda kuvuga, bakavuga ngo Imana ntiyanga umunyabyaha, ngo icyo yanga ni icyaha. Reka mbabwire ngo Imana yanga umunyabyaha ndetse urunuka cyane. Imana yanga umunyabyaha ndetse urunuka. Hari abantu bagiye kuvuga ngo nta rwango igira, Imana yanga ikibi. Uburyo Imana yanga ikibi ni nabwo buryo yanga umubi. Ni ukuvuga ngo icyo ukoze cyo kuvuga ngo ntabwo Imana yanga umunyabyaha, ahubwo ngo Imana yanga icyaha. None si icyaha icyo wakoze cyaguhinduriye n'izina. Yes, exactly. Icyo cyaguhinduye izina kikugira ikindi kintu. Kuko icyaha ni transformation, kiraguhindura ukaba ikindi kintu. Ukaba ikindi kintu mu maso y'Imana. Noneho tuba duhindutse ibivume. Nati castle nkuko babivuga, the condemned, uwaciwe. Tuba tubaye abaciwe, tugarurwa nuko
Kristo Yesu. Ntabwo tugarurwa impamvu urukundo rw'Imana ruhoraho ntabwo ruhora ku banyabyaha, ahubwo ruhoraho kugira ngo niturwemera twakire imbabazi ruduha. Ni ukuvuga ngo rero umuntu uzi ko yakoze icyaha wese mu gihe atizeye Kristo aciriweho iteka, ariko niyizera Kristo ahawe kuba mushya muri Kristo Yesu. Noneho ikindi gihe dushaka kurwana intambara turwana n'ibyaha ndetse na Satani, dukoresha imbaraga z'umwuka wera muri twebwe turimo. Abantu bakunda kudukurikirana ku ijwi ry'umukanguzi, narabibabwiye, ntabwo Kristo yadukijije ibyaha, yadukijije urupfu rw'iteka rwari rwuzanwe n'ibyaha. None amaze kudukiza urupfu rw'iteka ruzanwe n'ibyaha, aduha ubuzima bwitwa ubugingo, imibereho mishya yo muri Kristo Yesu. Noneho iyi mibereho mishya yo muri Kristo Yesu, umuntu uyifite abyara imbaraga, ubugingo bubyara ubuzima bwitwa kwizera. Noneho kwizera bikagira imirimo, kwizera bigira imirimo yo kunesha isi, kwizera bikagira imirimo ituma tubaho mu buzima butekereza ngo data, butekereza ngo Imana, butekereza ngo ishaka iki. Uku kwizera kukabyara indi mibereho yitwa umwuka wera. Umwuka wera rero akatuyobora. Noneho uku kwizera niko kubyara imbaraga zo gutsinda ibyaha. Noneho iyo twizera tutanesha ibyaha, tuba dukoze isoni Kristo twitirirwa. Bibiliya iravuga ngo ni abantu bakoze iby'isoni nke, tuba dukoze iby'isoni nke, sibyo? Noneho ariko umuntu wizera Imana agashaka gukoresha za mbaraga zo kwizera zibyarwa n'ubugingo bwa Kristo muri twe, ahita ayoborwa n'umwuka akanashobozwa nawe. Iyo ushobozwe n'umwuka rero utsinda iby'isi, niko Bibiliya itubwira. Bibiliya iratubwira ngo ikibyarwa n'Imana kinesha isi. Imana ishimwe. Yambisheri, uvuye ku ishuri, ndagukunda. Gaho nimugenda tubwiriza ubutumwa bwiza, musubireyo. Yambi amakuru, Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane bana beza. I love you so much. Wow. Imana ibaha umugisha. Abadukurikiye muratwihanganira, abana ni ngombwa kandi n'urukundo. Nimwongere musubireyo, mugende musuze mama. Ku ishuri byagenze neza? Okay. Imana ibaha umugisha. Rero ubu buzima turimo bwo gutsinda, ibyo ntabwo ari ngombwa kubikuramo abana n'umugisha. Nta kibazo rwose, kandi ntihagire umuntu bibera ikigusha, uretse kuhagushwa nuko dusujwe n'abo twabyaye abafite ikibazo. Ubwo ni ubuzima umuntu w'Imana abaho none. Rero mfata conclusion ku cyo wari ubajije, Adamu we yasohotse yambaye umwenda w'imbabazi, ariko Kayini aravumwa. Yavumwe nuko amenya amaraso, sibyo? Uyu munsi rero ikivume cya none ni icyakoze ibyaha. Ni Kayini. Kayini nta uhari. Ubona ariko wa mwuka ni ntuza. Ni ntuza. Nibyo. Kuko ntuza niwe wabikoze. Niwe wabikoze. Cyangwa nani? Yego. Cyangwa wa wundi. Okay. Ni kanaka. Nibyo. Niwe wakoze icyaha. Ubwo niwe uvumwe. Kuko ukoze icyaha, Bibiliya iravuga ngo gukiranuka kwawe ntibizakurengera ku munsi wo gukiranirwa. No gukiranirwa kwawe ntuzabibarwaho ku munsi wo gukiranuka. Gukiranuka ni iki? Ni ukwizera Kristo, ni ukwemera Kristo. Ubundi gukiranuka ntimuzabishakire mu mirimo. Gukiranuka ni mu kwizera. Iyo wizeye urakoreshwa, umwuka gukoreramo aragushoboza, aragutsindira. Imana ibaha umugisha. Imana iguhereza umugisha. Amen. Uyu muntu umaze gucumura ahinduka ikivume, ariko kandi ikintu gishobora kongera kumuhindura mushya ni ukwizera Kristo. Ubundi tuze gutandukanya ibintu bibiri, tuze gutandukanya icyaha n'igicumuro. Igicumuro ni ikintu umuntu ashobora kwikorera. Icyaha ni ikintu umuntu ashobora gukorera undi. Nyuma igicumuro ushobora kugira imitekerereze mibi ntuze kuyapurika. Ahantu kibera kibi ni kimwe, ni uko gikura. Igicumuro ni nka virusi, igenda yiyevariwa. Uko igenda yiyevariwa ishobora kuba nini ikabyara icyaha. Igicumuro rero gitera umuntu kugwa umwuma, agenda agwa umwuma. Icyaha kikagukura mu nzira y'agakiza, ariko igicumuro kirakonka
uronda mu kirundi urananuka, ukabura ubuzima bw'imibereho muri Kristo Yesu, ugatakaza imbaraga mu by'ukuri. Akenshi igicumuro n'icyaha gihera mu migambi kikuzurira mu bikorwa. Abakristo rero ntabwo bazi kwihana ibyaha, ahubwo bazi kwihana ibikorwa by'ibyaha. Kuko ubundi nagiye mbivuga, hari abantu bajya badusubiza muri komenti nabi n'ibindi, ndabizi ko atari cyo baba bagendereye, bishobora kuba ari ishyaka nubwo aba ari iry'ubuhumyi, ariko ni ishyaka. Udusubiza nabi ari byo agendereye, shawuri yake ku munsi w'imperuka bararindirijwe. Hanyuma n'udusubiza ari ishyaka, umwuka w'Imana arahari ngo azamusohoreshe ku bugwaneza bw'Imana. Ubusanzwe gusambana ni igikorwa kibera ahantu habiri, mu ntekerezo no ku mubiri. Bibiliya yaravuze ngo kibera imbere mu mubiri, ntabwo ari muri sex, ni imbere muri mind, mu bitekerezo. urakoze cyane. Noneho twebwe iyo tugiye kwihanisha abantu, twihanisha ababikoze, ariko Kristo siko yabigenje. Yaravuze ngo ndababwiye ngo numaze kureba uw'abandi akamwifuza, nawe yagikoze. urakoze cyane. Kubera iki? Nuko Kristo ari kureba umuntu w'imbere mu bitekerezo. Rero aho kugira ngo wihane imirimo, ibitekerezo byamaze kwandura, aho kugira ngo wihane imirimo, tangira kwitoza wo guhinduka. kandi uhindukiyemo imbere mu bitekerezo. urakoze cyane. Ubundi ni naho tubera icyaremwe gihe, ni muri mayindi, imbere hirya, ni mu bitekerezo, ni naho twizerera, ni naho dusengera, ni naho umuntu nyamuntu atuye. Impamvu ze tuvuga ngo umuntu ni indyarya ni iki? ni uko akubwira ku munwa ibitari ku mutima. urakoze cyane. none se ari umuntu ukubwiye ibitari ku mutima, ari n'umutima uri gutekereza ibihabanye n'ibyo akubwiye, umuntu nyamuntu ninde? Umuntu nyamuntu ni uw'imbere. urakoze. noneho rero twebwe nitubanze turimbishe uw'imbere. turimbishe uw'imbere, kuko nababwiye nta muntu ukorera icyaha mu murima w'Imana. Ujya gukora icyaha wamaze kwisohora, ukajya kuri firidi y'icyaha. Wowe wikura mu mugambi w'Imana, ukajya aho icyaha kibera, ukajya kugikora. Ahubwo icyo kamere yawe ikora ni iki? Ituma umubiri. N'icyo umubiri ukorera kamere ni iki? Usaba kamere kwibwira uti byiyumvemo dufatanye, kuko umubiri ntujya ukora icyo kamere adashaka. Noneho na kamere ishobora kugambirira umwuka akabuza umubiri gukora, bikabangamirana. none se Marise, tuganire, mu mbabarire dutanga urugero kuri iki kintu cy'ubusambanyi abantu benshi bakunda kwihana batyo. Umuntu avuye mu Rwanda agiye gusambana hanze, abitewe n'uko afite irari. Ubuse arava hano abishaka agere hanze agiye gusambana akibishaka? ubwo ugambiriye gusambana ni w'imbere. Ni umuntu w'imbere, ntabwo ari umubiri, kuko ntiyagerayo umubiri akiteguye ibyo. Ntabwo bishoboka. Ahubwo umuntu w'imbere. urakoze. Umuntu w'imbere ntananirwa. Ntabwo ananirwa, aruhuka ari uko ageze asohoje kimwe yakoze. Kandi noneho umuntu w'imbere afite nakita ngo ikirani nka virus imeze nka nekotine. Mu itabi harimo kanuze aka alcohol nako kara alcoholic yego bita nekotine. Nekotine iyo ubonye gake gahita kagutuma, kandi kagutera gukumbura, kagenda kagutuma, kandi unywa rimwe, abiri, atatu, akagenda kazamura. na kamere nuko. Iyo kamere isambanyije umwirabura iti kubwira ngo nshaka umuzungu, wahura n'inzobe ikakubwira ngo igikara, ahura n'ubyibushye ngo unanutse, ihora igutuma. ni uko imera. Rero umuntu ushaka kwihana no guhinduka, nahindure kamere. Kandi kamere rero kuyihindura birakunda. Nicyo kinyarwanda gihita cyuzuza ijambo rivuga kwihana. Uyu muririmbyi waririmbye aravuga ngo mvugutira kandi uncure inkamba zinshiremo. Yaravuze uw'imbere zimvemo, inkamba zimvemo. Yaravuze uw'imbere, mvugutire kandi uncure. Kandi Imana igituvugutira, ubwo ni ugucura kamere, ikaducura. Dawidi yarabisenze neza, aravuga ngo unkuremo inyama y'umuntu. Aravuga ngo mu byaha ni mu mama yambyariye. Urumva iryo jambo? Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo unyezeshe Ezobu. Ezobu
hari abantu bazi icyumwa. Yego. Icyumwa twajyaga tucyogesha amenyo, amajerekani. Yego. Na ezobu ni kwimera. Ezobu bayogesha imivure bengera mu mavino. Ezobu n'utubabi tujya kumera nko dufite ubugi, reka byite gutyo. Kirahanda. Ego. Karahanda ku buryo ugakoresha uri gukuba. Noneho Dawidi afata umutima we awugira nk'umuvure wenze vino, uruhomo rw'amakashi ya vino rugafata. Abwira Imana ngo fata ezobu ukube iyo vino intera gusambana ituma ndaguza ayo makashi yafasheho nkaguma ndi umuhutu, amakashi yafashe nkaguma ndi umutwa, nkaguma ndi umututsi, ku buryo kwakira Kristo binanira, ntahafata, ku buryo Kristo ntahafata. Yakube abakorodoniye barabizi, iyo ugiye gushyira superegro ku ntuze, twe tuhita superegro nyine, superegro. Uribuka tujya muri Kongo kugura korogate na supaguru, twavuze supaguru bashakisha ikintu cyitwa gutyo barakibura, baratubwira ngo ni supereguru. Nuko ngayo nguko bazi ukuntu bakuba kugira ngo babanze bakureho umwanda w'inyuma kugira ngo supaguru ifate. Rero hari uburyo na Kristo akuba imitima yacu yabaye nk'ibuye, yabaye nk'urutare, akabanza akayoza na rwa rubobi rwa bya bitonyanga bya kamere biguma bidutonyangira, ya magambo adutonyangira, ya migenzo ya gipfuma atonyanga kuri twebwe, na za nguma zivirirana ziguma zitonyanga buri munsi. Imana ishimwe. Izo nguma zitonyanga zigenda zigwaho haninda amashyira, mwihanganira icyo kinyarwanda, zeze. Aravuga ngo unyezeshe ezobu. Aravuga ngo umutima uhindure nka sheregi. Sheregi mu kinyarwanda cyanya cyo ni urubura, mahindu. Urumva ujye ubona ukuntu urubura ruba rwera, ruba rwera rumeze neza. Umutima wanjye urahinduka kandi bikozwe n'ukuboko kw'Imana. Rero kugira ngo utsinde ibyo byaha, uhinduke umuntu wejejwe, ni ukubwira Kristo uti kamere yanjye ndayiguhaye, nduwiwe nawe nuwanjye, aranzi nanjye ndamuzi, kubimenya nibwo buzima, fesama horadashira. Unyezeshe ezobu ku buryo aho ndi nzaba ndi umukristo. Yego. Nta ntambara nyinshi, umutima uba umenetse, uba ushenjaguwe, ku buryo Imana itura muri njyewe. Rero ufite uwo kwera kw'Imana, niwe wejejwe n'Imana, kandi uwejejwe n'Imana niwe ushimwa nayo, kandi ushimwa n'Imana niwe umenywa nayo. Imana ishimwe. Hari umuririmbyi waririmbye, ariko ni mushiki wacu Bernadette, yaravuze ngo tugitangira iyi nzira, yaravuze abakizwa muri rusange, yaravuze abakizwa bati nimugende muzatugarukira vuba, maze tuyirangije batwongera iyindi bavuga bati tubahaye yo ntimuzayimara, dushimye Imana yo yaduhaye kuyirangiza, tuyitambiye ishimwe kuko turi mu buntu bwayo. Arakomeza arimba aravuga ngo uko wafashaga basogokuruza kera. Arakomeza avuga ngo abari kuzajya udufasha mu ntambara turwana. Hari abantu rero bari bafite iyo ntego yo kudacogora nk'uko Bernadette yaririmbye, ariko bageze imbere uru rugendo turimo, sinzi njya numva bavuga ngo ni urugendo rutoroshye. Niko wumva bavuga, we nturabibona ngo ntirworoshye, rurimo amahwa, ni urugendo rufunganye niko Bibiliya yavuze. Umugenzi rero uri muri urwo rugendo agenda ahura n'uducumu tugenda dumusubiza inyuma, nk'utwo mu Kristo nawe yahuye natwo mu rugendo, agacogora agasubira inyuma. Hanyuma uyu muntu ararambiwe. Hari abantu bajya bavuga ko barambiwe iby'agakiza. Hari n'undi muzaganira avuga ngo nuko ari agakiza mfite, ngo ubu nagashyira hasi, ngo nkakwereka uwo ndi we, uburyo ndi umusingi, ibintu nk'ibyo. Urumva ko afite imbaraga zo kugaterura kaba karambitse, ariko ko ntigafite imbaraga zo kubaho kadafite uwo karimo. Bene uwo muntu
imana idufashe cyane imana idufashe. reka mbabwire inshuti z'umusaraba, uru rugendo rujya mu ijuru ntabwo ari tambarare. ntawe uhakuriza itamurya. satani dutera ntabwo amugaye. yego. satani turwana nawe ntabwo yicaye. Yego. ni umurwanyi kandi afite experience muri iyi ntambara. icyiza tumunesheje ni uko kirisito twizera n'imbaraga ze zihoraho kandi intsinzi yihoraho iteka. ariko uru rugendo ruragora. ni urugendo rusaba koga inshuro ziruta izo twoga muri dushe. yego. ni urugendo rusaba kwezwa, ko duhora twezwa. duhora twezwa. umuririmbyi yaravuze ngo mpisemo guhora nkizwa. yego. ni uguhora nkijijwe kuko kirisito yaradukijije, ariko guhorana agakiza. twebwe turi mu isi. Yego. isi turimo mu byahishuriwe Yohana haravuga ngo niho intebe y'ubwami bwa satani iri. yego. kandi abayefeso aravuga ngo ni mu isi y'umwijima. hakongera akavuga ngo ntidukirana n'abambaye inyama n'amaraso, dukirana n'imyuka mibi ahantu ho mu ijuru. yego. dufite imyuka myinshi iducogoza kubona imana, kandi iyo yose irarwanya umuntu w'imana. kandi iyo yose irarwanya umuntu w'imana. umwuka wa satani ntiwicaye. kamere yacu nayo ntiyoroshye. njye ntinya kamere yanjye kuruta satani, kuko kamere yanjye itaye satani inzira satani ntiyangeramo. ahubwo kamere yanjye ni yombi cyane. hanyuma niyo ifite urufunguzo rwanjye nyirizina. yego. Pawulo yayise inarinjye. satani ntabwo yanyinjirira n'ukuri, kandi nawe ntiyakugeramo ataciye muri kamere yawe. yego. kandi kamere yawe uyikomora kwa sogokuru. noneho ahantu umuntu abera mubi, iyo sogokuru yari mubi uvuka uri mubi kuruta sogokuru. yego. umuntu aba ari mubi kuruta undi. ubu abantu bafite ubucakura buruta ubw'abababyara. niyo mpamvu usanga umwana afite ubwenge, ureba umwana warangiza agafite amayeri. aba bana bafite, nimureba ibintu twakoraga dufite imyaka 15, abacu babikora bafite 7. baramo barabikora. urakoze cyane. turi kugenda tugana ku musozo. buretse gatoya, iyi si iteye ityo yego. turi kuyirereramo abana dushakaho ubumuntu, natwe ubumuntu bugaragara, tukayirereramo n'ubugingo. ubugingo buzataha mu ijuru butuye mu mubiri. iki kintu mukibuke. kandi ntabwo habanza ubugingo, habanza umubiri. yego. hagaheruka ubugingo. umubiri rero uri iwabo. uyu mubiri uri iwabo, bene wo barawuroga, bene wo barawukeneye, bene wo barawushaka ngo bawusambanye. ndi kuvuga abanyamubiri nyine b'inaha ngaha. bene wo barawushaka ngo uture inaha uburanire imbibi. bene wo barawushaka ngo wicare muri biro ukore. ariko n'ubwo uwo mubiri wicaye muri biro, tekereza ko nawe ubwawe ari ofise ibitse ubugingo. Yego. rero uru rugendo rurarushye. Marise, Eliya umuhanuzi w'umuriro, Bibiliya n'amateka y'abahanuzi bamwita umuhanuzi w'umuriro. ni umuhanuzi wavugaga Imana itavuze, Imana igashyira mu bikorwa ibyo Eliya yavuze, kandi Imana itabivuze. yaracogoye, arananirwa, aryama munsi y'igiti aravuga ngo yaba amakakama yarangwiriye ngapfa. ariko se n'abaciye mu byo muvuga, Eliya ko tuzi amateka ye, uyu muntu unaniwe ko yari amaze kwica abantu bagera muri 450. 800. ubundi 450 bari aba Bayali na 400 bashera. kuki umuntu umwe avuze Eliya agacogora akisabira gupfa? nyine niho hagaruka hakakwereka umwana w'umuntu. ubundi umuntu ukora, hari abantu bene data bajya baduhamagara bakatubwira ngo ni mu dusengere. reka mbabwire, hano ni ku ijwi ry'umukanguzi, nta muntu n'umwe twireherezaho. ni nayo mpamvu nababwiye ngo ntimunyigireho. Kristo arahari ngo abe ari we mwigiraho. kuko njye nacogora nkagwa, ndi na mubi, wabona naho mutari nkora ibyo mutatekereza ko nakora. niyo mpamvu mudakwiriye kwigira kuri njye. ibyiza mwambonanye muzabyigiraho kubigira urufatiro kuri Kristo. mwe gufatira kuri twe, mwe gufatira ku bashumba n'abahanuzi. bantu b'Imana turi babi, ni ukuri kw'Imana turi babi, abantu turi babi. twacenara Yesu, nimufatire kuri Kristo, niwe muzima wenyine. Imana iduha imbaraga ikanakorera muri twebwe, ariko isigaza akantu kagaragaza ko turi abantu.
ntabwo kabura ko Eliya yasigaranye uruhande rwerekana ko ari umuntu yishe 850 ariko Yezebeli avuze umuntu umwe Eliya wenyine ariruka kandi ubwabwo iriya ni mistake iri prophetiko yakoze ko Eliya atica 850 Yezebeli ntiyari kumwirukankana bari kuba ingabo zimufasha kurwanya Yezebeli ariko yarabishe kubera iki natwe hari ibintu byinshi twica byakavuyemo imbaraga zacu sibyo hari ibintu byinshi twica byakavuyemo imbaraga zacu reka aho ngaho mparenge Yohana umubatiza yarananiwe aravuga ngo mumumbarize niba ari we Mesiya ni gereza afungiwemo yo kwa Herode kasho iramurya ari mabuso aravuga ngo mumubaze niba ari we yirengagiza ko bahuriye kuri Yorodani akamubatiza umwuka akavugira mu ijuru inuma ikamugaragarira arabyirengagiza aravuga ngo niwe cyangwa dutegereze undi uru ni urugendo rusaba guhora dusenga tukanafatanya muririmbyi wa 46 yaravuze ngo mbere impamba Imana ishimwe ijya intunga mu nzira ikangeza mu ijuru na Yesu yaravuze ngo uru rugendo ruraruhije nimwitange murya umutsima utera imbaraga mutazananirwa mukigenda aravuga ngo kandi imiruho n'urusaku birabarembeje mu nsanga ahantu twihererane Imana ishimwe undi aravuga ngo kure y'induru z'abarasana nshuti z'umusaraba uru rugendo rw'agakiza ni urugendo rutuvuna ariko nta cyoroshye mu isi gusa gusenga bigora kuruta ibindi mu isi abantu babumva gusenga bivuna kuruta ikiyede gusenga bivuna kuruta kwikorera imizigo y'abakarani marise gusenga bivuna kuruta umungwara n'imicuriro twajyaga dufata turi gukura amabuye gusenga biravuna ni igikorwa kiguhagurutse i Kigali ukajya Cyangugu kandi Cyangugu siho biro y'Imana iri i Kigali Imana irahavugira naho munzi wawe reka munzi wawe Imana irahari ariko ugasiga inzu ugasiga urugo uri umubyeyi gusenga ni ibintu bikorwa ku rwego umuntu utari muri iyo dimension ababona urinjije iyi nzira y'agakiza niyo nzira yonyine urenganiramo ukihangana niyo nzira wamburirwamo ntujye kuburana niyo nzira bagutukiramo ntubasubize sibyo hari umugabo wigeze ankubita urushyi turi mu nama itegura igiterane ndamureba ndamwana yaba waruzi kamere nari mfite ndamwana uretse Kristo bimwe wari uvuze rega bijya bibaho kamere yacu ntabwo ipfa irasinzira hari ibintu duhura nayo bikayikangura kamere ikenera ibikangura tugenda duhura nabyo muri ibi bigendo turahura ibikangura kamere hanze hari urusaku ruyihamagara kandi ruzi n'izina rya kamere yawe ubu kamere yawe hari ijwi yakumva rwose igakanguka ikiruka ibyo birahari twari turi mu rusengero umugabo yambaye neza ameze neza cyane umwana araza aramukandagira amutuka igitutsi giteye ubwoba kandi n'umugabo w'umukirisitu ndamureba ndamwana kamere ikoze ibyayo aranseka arambwira ati nyine nuko umwana w'umuntu ateye inshuti z'umusaraba bisaba kwera koga buri gihe narababajije hari umunyamwanda hakaba n'umuntu ufite umwanda ubundi umukristo yagira umwanda ariko si umunyamwanda umuntu ufite umwanda ni uwanduye ariko umunyamwanda aho batandukanira ni ku iriba umuntu ufite umwanda iyo ageze ku iriba aroga abona ko yanduye akoga ariko umunyamwanda ava no ku iriba anarituramo atoza hari umugabo wigeze adusetsa umunyamwanda bameze nk'igikeri yaratubwiye ngo igikeri kiba mu mazi kenshi ariko kikarwara amaga kuko kitikoraho ntabwo kikoraho sinikoraho kandi nyahoramo tinge nyahoramo sinikoraho neje amazi ndayajyamo mu kanya ndabanya arimo sinikoraho dufite abantu rero batikoraho kuri kamere yabo barigagaje ariko reka mbabwire ngo nimwiyoroshye urugendo rujya mu ijuru ruragoranye marise mbonye nigeze nabona umuntu w'umushumba mukuru agwa muri rigori aguyemo yazize gusinda afite ibyuma mu ikoti reka twe gutanga izo ngero ntabwo nitaye ngo mubifata mute sinitaye ngo bigenda bite ariko reka mbabwire ngo ntawe utagwa uru rugendo rufite umuhanga umwe wenyine ni Kristo Yesu niwe warutsinze ari umukiranutsi Mose Imana yaramubwiye ngo tegeka igitare aragikubita sibyo ageze ku musozi Sinayi imuhaye amabuye amanutse ageze mu bantu arayamenagura nta muntu utananirwa ndabinginze inshuti z'umusaraba ni nayo mpamvu bashumba abakozi b'Imana mwe kwiyubakaho abantu kuko murabizi ko namwe mutari urufatiro nyarwo sibyo niba mutari urufatiro ruzima nimurekurire Kristo niwe rufatiro wenyine niwe rufatiro rero inshuti z'umusaraba
ndabinginze nubona mwene so yaguye. Nigeze nabivuga ndavuga ni niba Satani ageze mu isi, marayika utarabona ishyano na rimwe ritaragurira akavuga ngo wasi w'ishyano rirakugwiriye, kandi marayika ntaraterwa n'ishyano. Azahura hehe n'ishyano se yaribonye? Aho marayika azahurira n'ishyano, ariko ni ishyano rirabacitse. ariko arebye umuntu arabwutira ishyano rivuye iri ishyano rivuye n'ahanga rikagwa ahantu mutuye. Arabuti nimutsinda mukazina tuzakoresha ikirori. Tekereza ko Bibiliya ivuga ngo n'ibyaremwe byitegerezanyije amatsiko guhishurirwa ko abanesheje isi. None wowe urabona ishyano ryagwiririye umuntu ukamuha urw'amenyo, nawe urirya. Ahubwo fasha uwaguye kubyuka. Imbaraga nzima zigawa nizo uhagaze imbere y'uryamye hasi. Hari umuntu wavuze ntabwo nanenga uwaryamye, nanenga uhagaze utarabyutse uwaryamye. Hari umuntu wavuze aravuga ngo mu bintu biteye abamarayika amatsiko ni uko uzabona umuntu uvuye mu isi atsinze ibiri mu isi, marayika yaravuye mu ijoro agasambanira, yabona abakobwa bari mu isi agafata icyemezo cyo kudasubira mu ijoro. ngo ikintu giteye marayika amatsiko ni uko uzabona umugeni wa Kristo avuye mu isi. Uwo muntu ngo azaba ari igitangaza, umuntu wihangana ibyo marayika atihanganiye. Kandi abana b'Imana bazabona Imana, azabateye ubwoba. Hahirwa Imana yishimira. Imana ishimwe. Iyi si ntiyoroshye, ariko reka mbabwire dushobozwa na Kristo. Imana ishimwe. Rero nizo mbaraga zacu. ubona umuntu waguye ni ukuri igitangaza, ni ukuri pe, ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana. Sinjya mbona igitangaza ku muntu wakoze icyaha, ahubwo igitangaza ni umuntu udakora icyaha ari mu isi y'ibyaha akabibasha. Uwo muntu niwe gitangaza. Naho kugwa none se uretse ko niko ntuzawe, uretse ko tutari duhari, ariko ntiwabikoze. Tuvugisha ukuri, uretse imbabazi z'Imana yasohokanye nk'iza Adamu na Eva, uretse Imana yabonye ko ugiye kujya ku karubanda ikagushakira uruhu rw'intama ugasohokana ikakwambika, ariko ntiwabikoze. Ariko tuvugisha ukuri niko kana telefone yawe ibyo uyivugiraho urabiyobewe. Reba amafaranga wanyweye esanse aho wayakuye. Tuvugisha ukuri, inzu wayubatse gute? Uretse imbabazi z'Imana kana wowe ntiwabikoze. Ni ngombwa ngo ucungire mu rwaho ababikoze bakajya ku karubanda, kandi wowe yaragusanze mu ishyamba wambaye ubusa ikakugirira imbabazi ikakwambika. None wowe wambitswe n'Imana wari wiyambuye, ugiye ku karubanda kuvugiriza induru, ubonye wambuye kandi nawe ari akenda k'Imana akagukingirije. Kandi wabagerageje mwese n'umwe, kandi uwabagerageje n'uwabagushije ari umwe. None ubu ubonye urwaho rwo kuvuza induru. Reba ivanguramoko ugira, reba ivanguramoko ufite, reba inzoga zawe, reba ubusambanyi bwawe, reba mu ibanga aho abantu batari ibyo uvuga, reba kuri chat yawe, reba ibintu ureba kuri social media, urebe nawe ibyo ukunda, reba kamere yawe uko ubanye n'abana n'umugore, reba mu ntara abantu musabana nabo. None uvugije induru umuririmbyi bigwiririye, umuhaye urw'amenyo kubera kenda k'Imana. Uyisubona ko itorero ryashize, ubonye ko itorero ryashize, ubonye nyine ko igikuba gicitse. Nakambara Uwiteka yagukingirijeho aguhisha ku karubanda, ariko uvugiriza induru umurasa n'amazina uribazi nawe uretse Uwiteka wugaye. Ariko nawe none ngo nta muririmbyi ugikizwa, kubera iki se? Kuko ubonye umwe ngo itorero rirashize. Uribeshye, itorero rirahari. Uwagukingiye ikibaba ntufatwe, niwe weza n'abandi wowe utunga agatoki. Kandi Imana ntabwo igira ahabiri bika imbabazi. Imbabazi z'Imana zituruka hamwe, nta nubwo zagushiriyeho. Ntabwo Imana yaziguhe ngo zirangire. Imana yitwa umutunzi w'imbabazi, iracyazibitse. Imana ishimwe. Imbabazi Imana yakoresheje yohereza Kristo mu isi ziracyariho. Ahubwo garuka nawe uvugirijwe induru, humura, wicika igikuba. Imbabazi za Kristo zirahari. Rero wikwemera kuba ikivume. Aho guhunga Imana yihungireho.
imana ibaha umugisha. imana iguhereza umugisha mwinshi. Amen. turi kugenda tugana ku musozi w'iki kiganiro. ni ukuri itorero ry'imana rirahari kandi rirahagaze. Itorero ry'imana rirahari. Pawulo yabwiye Timoteyo aravuga ngo humura, Yego. urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho, uracyahagaze kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azi Azabe. abantu. Rwanditsweho aya magambo ngo Yego. Uwiteka azi abantu. imana ishimwe. Yesu yarabivuze ngo abanjye ndabazi bafite ikimenyetso cy'amaraso, n'umwuka ishimwe. nabasigiye bafite ubayobora. amen. Uwiteka afite abantu. imana iguhereza umugisha mwinshi. Amen. reka dushimire bene data twari kumwe muri iki kiganiro, tuvuga ngo ibiganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi ni akagaruka. Yego. uranyuzwe, ushimishijwe n'ibyo dukora, byandike muri komenti, kandi tubivuga buri munsi. hari abantu benshi njya mbona baguhamagaye kandi umeze nk'aho uhuze, n'ubundi reka twongere tubisubiremo. Ntabwo tukisegura. Yego. Mesaje isanzwe kuri nimero bisanzwe ntabwo tuyisubiza. Yego. Ubwo buryo nanjye nimubundekere bube kominikasiyo y'abandi bantu batadukurikirana kuri social media, ko nubwo anise atari umuvugabutumwa, mfite famiye, Yego. mfite inshuti zamenye zitamenyeye mu ivugabutumwa. Yego. Uwo murongo mwawundekeye nkajya nywukoresha mu rwego rwa kominikasiyo n'abo bantu, ahubwo mwebwe mugakoresha WhatsApp gusa. Yego. Hari ikibazo? Ntacyo bitwaye. Iyo mutwandikiye mesaje aho ngaho ntabwo nyisubiza. Yego. Ariko kuri WhatsApp udusuhuje ukatwibwira ndagusubiza. Ariko hari umuntu ujya kubona ukabona aranditse ngo mfite ibibazo byinshi ni mu nsengeri, nta zina n'ibyo bibazo ntitubizi. Ubu mpaye uburyo bwiza bwo kuruhuka. Yego. Ntabwo ngo singusubiza rwose kandi ntacyo bintwaye. nta rubanza rwose. Hari n'umuntu ujya kubona ukabona araguhamagaye saa sita z'ijoro ngo mfite impamvu yihutirwa ndashaka unsengere, nanjye kuryama kwanjye birihutirwa. Ihangane. Arubona bibwiye ararakara ngo naramubwiye nti niba ufite ikibazo kitari rusange ari wowe ndabizi kukubwira ngo ihangane birakomera, ariko ikibazo cyawe ntabwo kiri bumbyukirize umugore n'abana. Oya, ni ukuri mumbabarire kandi babyakire gutyo, nta n'icyaha. byakire gutyo, muduhamagare mu masaha natwe duhugutsemo. Yego. Wanditse kuri WhatsApp tugahana igihe tukavugana bigutwaye iki? Ntacyo bitwaye rwose. Yego. Hari n'uwampamagaye ngo niba uri profete cyangwa bishop cyangwa nde simbizi, ngo ariko ngiye nguhamagaye nshaka already ndumva ko ari umunyamatiku. Uwo ntacyo tuvugana rwose. Naramubwiye nti ababyita si ikibazo, ntose profete si bibaho, si umuhanuzi se. Yego. Kwitwa bishop bibatwaye iki? ntacyo bitwaye. Kwitwa apotre bibababaje hiki? Ntacyo bitwaye. Ubu se tugiye kuvugana uri umukristo ubanje gusebya abandi bakozi b'Imana ngo niho ndi bugutega amatwi? Oya, wowe mpamagara nyibwirira ibyo ushaka ko tuganira. Yego. Iby'abandi bireke. kuko niwe yahisemo nayahisemo abandi. Exactly. Mpamagara uri wowe nanjye nkwitabe ndinjye. Yego. Abandi tubashyire hirya twiganirira ibyawe mu murongo mwiza. Yego. Imana ibaha umugisha. Hari n'umuntu uguhamagara, hari nk'ubu mesaje mfite ngo nubona umwanya uzatega akamoto nkishyure. Urumva iyo shusho bafatamwe abakozi b'Imana? Tega akamoto nkishyure uze unsengere mu rugo. Iyo mpano ntayo ngira. Yo gutega utumoto mwishyura n'udutaxi vatire mwishyura kwa Cinara Yesu. Ntabwo Imana yantera uwo mwako. Reka da. Ntabwo Imana yantera uwo mwako ni seti. Umukozi w'Imana ngiye nkorera Imana bamenya ntiyajyaga ajya mu rugo rw'abantu. Abantu nibo basangaga bamenya niba mufite n'abaganga babasanga iwanyu mubahemba ku kwezi ngo ntidukorere umushahara. Namani nawe yakeneye Elisa ava muri Siriya yaramusanze. Rero hari nk'umuntu ukubwira ngo twebwe ngo tuba duhuze ngo inaha ngo tuba duhuze ngo i Burayi ngo ntabwo biba byoroshye. Isi ni imwe. Niba uri inaha mu Rwanda utaruhuze twebwe duhari duhuze. Idisponibilize tubonekere ku gihe tubonekeraho kandi mumbabarire ibi ni bibabwira kamera iraza kuba ya kamera nyine twaducumu two muri yanzira twavuze tubajombe. Ariko ndagira ngo mbabwire banza umenye ngo hagati y'uhamagaye nawe nyiri guhamagara ninde ukeneye undi. Niba ukeneye umuntu rero ugendera ku gihe cye, ntabwo ukeneye agendera ku gihe cyawe. Yego. Imana ibaha umugisha. Reka tubonereho n'umwanya wo gushimira Jeanne Kwizera. Yego. Imana ibaha umugisha. Turengeje kuri ibi twaba tumubujije ingororano. Yego. Imana imuhereze umugisha. Reka tubasebe tugire imbere y'Imana.
abari njye ubagirayo twese muratuyobora. nari ngeze ngo namwe muraba muhari ahubwo dufatikanye gusenga. mutubere umuyobozi w'isengesho. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana nyiragakiza, Imana nyiramahoro, turagushimiye. Uru rugendo hari abantu bagerageje basenga ubutayu, batanga icyacumi, bararirimba, bakora ubudiyakoni, baba abapasitori, bubaka insengero, ariko bahura n'inzitizi. Ibitare n'inkuta byo muri izi nzira birabagonga, baracogora. Abo turabaririye muri Kristo Yesu. Haleluya. Kugira ngo wongere ubibuke mwana, ubahamagaze ishyaka ryawe. Ineza y'Uwiteka ibazane mu izina rya Yesu. Tubisenze ku bwawe. Dusengeye umuntu wadukurikiye agafata umwanzuro wo kubyuka yaraguye, agakiza ka Kristo nikabe muri we, kandi umukomeze aho yananiriwe yongera hashoborere. Ni mu izina rya Kristo dusenze twizeye. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.